amazi naho mutagatifu ubuzima bushya bukomoka ku rukundo rw'Imana. Mwebwe rero mugomba kwihatira kumurera mu kwemera kugira ngo ubwo buzima bushya bw'Imana butazononwa n'icyaha, ahubwo uko akura bujye burushaho kwiyongera. Niba rero ubukristo mufite aribwo bwatumye muzana uyu mwana wanyu, niba kandi mwiyemeje n'umurimo wo kumurera Kristo, nimwiyibuze batise mu bwenge bwanyu mwahawe, musubira mu masezerano mwagiranye n'Imana ariyo kwanga icyaha, gukurikira Yesu Kristo no kumwamamaza. Nguko ukwemera kwacu twese, nguko ukwemera kwa Kiliziya yose uyu mwana agiye kubatirizwamo. Kubera iyo mpamvu rero twese turagutse mwanze shitani, n'ibyo dushukisha byose muhakanye kutazakorera ku mwana wanyu imihango ya gipagani kuko inyuranyije n'ubukristo. Mwemera Imana Data ushobora byose, umuremyi w'ijuru n'isi. Mwemera Yesu Kristo umwana we w'ikinege nyagasani wabyawe na Bikira Mariya, akababara agahabwa, akazuka mu bapfuye, none akaba yicaye iburyo bw'Imana na Se. Uramwemera? Mwemera na Roho Mutagatifu, Kiliziya Gatolika ntagatifu, urwunge rw'abatagatifu, ikizwa ry'ibyaha, izuka ry'abapfuye n'ubuzima buzahoraho. Murabyemera? Turabyemera. Nguko ukwemera kwacu twese, nguko ukwemera kwa Kiliziya yacu, twese twiyemeje kwamamaza muri Kristo Nyagasani. Murashaka ko uyu mwana abatirizwa muri uko kwemera kwa Kiliziya twese tumaze kwamamaza muri aka kanya? Murabishaka? Turabishaka. Imana ishobora byose tuba nyagasani Yesu Kristo yakukijije icyaha akakuvukisha mu bufasha bw'amazi na Roho Mutagatifu. Yo ubwayo igusize Kristo kugira ngo ubwo umaze kwinjira mu muryango wayo uzakomeze kuba uburyo mu buzima bw'iteka, urugingo rwa Kristo n'umusaseridoti, umuhanuzi n'umwami. Amen. Uyu mwambaro wera uramenyesha ubutumwa bwawe. None rero uzafashwe n'inama n'ingero nziza uhawe n'ababyeyi, abavandimwe n'inshuti, maze uzawugirane mu buzima bw'iteka utaranduye. Amen. Mwakire urumuri rwa Kristo. Babyeyi baba mukuru w'Imana, namwe babyeyi b'abatisimu, urumuri rumwe ruragijwe
maze mukazamwitaho kugira ngo uyu mwana amurikiwe na Kristo bizatume ahora agenza nk'umwana w'umuntu, bityo azakomeze kwemera. Nyagasani naza azashobore kumusanganira mu bwami bwe, yishimane nawe hamwe n'abatagatifu bose. Bavandimwe, urabatizimo uyu mwana avutse mu buzima bushya, maze yitwa umwana w'Imana kandi koko ni we. Umunsi umwe kubwo gukomezwa, Roho Mutagatifu azamugira umukristo hamwe, azagira kandi uruhare ku meza y'igitabo cya Nyagasani, niho azahimbariza Imana hamwe n'ikoraniro ritagatifu, ayite dawe uri mu ijuru. Twakiriye uyu mwana, dushimire n'aba babyeyi tubaha amashyi.